It might be 5. ariko uyu mugoroba ndagira ngo dusabe gusibya umwuka. But in this evening, I would like us to ask for tuvuge ngo Mana ndashaka kumva ibyishimo. We say that God, I want to feel joy. Nizanza ngira mu rusengero, if I reach in church, ndashaka kumva ibyishimo byo mu mutima. I want to feel the joy in my baririmba heart. kumva ndanezerewe, When they sing, I feel basenga happy. kumva ndanezerewe, When they pray, I feel the nasoma joy. ijambo ry'Imana kumva ndanezerewe, When they read the Bible, I feel nakora the kuri joy. Bibiliya ngaseka kumva ibyishimo And biraje. when I touch the Bible, I laugh. Haleluya. Hallelujah. Uzaza ukora gusa kuri Bibiliya, When you only touch your Bible, ugiye gusoma gusa ijambo ry'Imana, when you're only going to read the Word uza of wumva God, ibyishimo mu mutima bizamutse. may you feel joy in your Ibyo heart byishimo coming. nibyo biza byirukana abadayimoni. That joy is the joy that Ibyo casts out the byishimo, izo demons. mbaraga nizo zisenya ubutware bwa Satani. That joy is the one that breaks the authority Imyuka of the devil. ikurangaza, The spirits which distracts you. naratangaye iyo mvuze ngo telefone irimo irandangaza. When I say that my phone is distracting me, ushobora gufunga telefone kandi ifunguye. I might close my phone when it's open. nza mpima kwizera I measure my faith kugira ngo ndebe ko bishoboka. so that I see if it's possible. ushobora gufunga telefone I might close my phone kandi ifunguye, when it's open. ariko nkayifunga nkavuga nti okay, nta muntu uri bumpamagare. I close it and I say that no one is going to call me. nta bantu bari bumpamagare kubera ko ndashaka kubana n'Imana, ndashaka kubana nawe gusa papa. No one is going to call me because I only want to be with God. apere zindi zose ndazifunze mu kwizera, I've closed all the calls spiritually zigahita zihagarara. and they stop. Amen. Amen. Njuko niko nza mpima kwizera kugira ngo ndebe kwizera ko kihari, ko ngifite kwizera. Nza mpima kwizera nkavuga ngo telefone ndazihagaritse. That is how I measure my faith and I say that I've stopped the calls. nta bantu bari bumpamagare mu gihe cy'amasaha 5. There is no one who's going to call me in the time of 5 hours. ndashaka kwihererana n'Uwiteka. I want to be with the Heavenly Father. telefone zihita zihagarara. The calls stop. Amen. Amen. murumva byoroshye cyangwa birakomeye? Do you understand if it's easy or hard? igahita ibroka abantu bose, ntihagire umuntu n'umwe untekereza, ntihagire umuntu n'umwe umpamagara. And when I do so, no one thinks of calling me. n'ubitekereje akaba busy ntahamagare. And even the one who thinks kugeza about it, igihe they get busy nza kubifungurira. until the time I'll open it. Eliya yari umuntu umeze nkanjye, Elijah was someone like you, yari umuntu umeze nkawe, was someone like ariko us, arasenga. but he prayed. Imana ishimwe. May our Lord be iyo praised. duhuje umutima When we have the nta same kintu heart, kidashoboka. nothing is impossible. mureke iyo Mana tuyihe amashyi. Let us clap for our Lord. ubuzima bwawe bwo mu mwuka birashoboka ko haza impinduka. In your spiritual life, it's possible that there can come a change. watangira kumva ushaka kuvuga ngo ngiye kuba mu nzu y'Imana, When you start saying that you want to be in ufite the ibiro house of byinshi God, cyane, when you have very many uza uhita wumva woroshe, ukumva ufite imbaraga, ukaza wumva imbaraga ko zirasa n'izigiye kuguterura. you feel that the power is about to raise you. uwo ni umunezero w'Imana. That's the joy of God. ivyo ni ibyishimo biba byazamutse mu mutima, That's the joy that comes in your ukumva ibiro heart. byawe bibaye bike, And you feel that you've ukaza become wumva